Shalom, shalom, shalom. Amahoro y'Imana kuri wowe aho uherereye. Nkwifurije amahoro. Ijambo ry'umunsi nshimiye Imana Morodekayi Jean Paul. Uyu munsi tugiye kumva ijambo rifite intego ivuga ngo Imana iguha umuntu w'umumaro uzabana nawe mu byago n'amakuba uzaburimo. Kansubiremo, uyu munsi turumva ijambo rivuga ngo Imana iguha umuntu w'umumaro uzabana nawe mu byago n'amakuba uzaba urimo cyangwa se urimo ubu. Tugiye kwifashisha amagambo y'Imana dusanga mu gitabo Paulo, igitabo cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, cyangwa se urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, biterwa n'uko bivuga, ariko uko byanditswe uko bivugwa ni urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Turasoma igice cya mbere, dusoma umurongo wa 17 wonyine. Hanyuma hari amagambo yanditse ngo ahubwo ageze i Roma agira umwete wo kunshaka arambona. Katwengeze dusome 18. Umwami amaye kuzabona imbabazi z'umwami kuri urya munsi. Ibyo yankoreye muri Efeso uko bingana ntawabikurusha kubimenya. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana riza rigira ingufu kandi rikagira imbaraga mu gihe cyaryo. Muri buze kwihangana, narwayemo gripe, ariko Imana ibihererwa icyubahiro. Amen. Iri jambo dusomye ndashaka kubanza kurivugaho gatoya, hagaruka ku ntego yacu ivuga ngo Imana iguha umuntu w'umumaro ugumana nawe mu byago n'amakuba urimo cyangwa se uzajyamo. Aya magambo dusomye ni urwandiko Bibiliya tubwiye ngo rwa kabiri Paulo yandikiye witwa Timoteyo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo yandikiye uyu Timoteyo, mbibutse uyu Timoteyo ni umwana wari warabyazwe ubutumwa bwiza n'uwitwa Paulo. Murabyibuka mu bice bya mbere bibanza mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rwa mbere yamwandikiye mu gice cya kabiri, yaramubwiye ngo ntakagire uhinyura ubusore bwawe ubwo warambikwaga ibiganza. Bivuga ngo Paulo uyu nguyu niwe wari warabwirije umuntu witwa Timoteyo. Yari umwana we mu buryo bw'umwuka. Timoteyo arazamuka nawe aba umushumba, atangira gukorera Imana. Yagombaga kujya amwandikira rero arimo aramukomeza. Haleluya. Uru rwandiko dusomye rwa kabiri Paulo yarwanditse ari mu nzu y'imbohe. Yarwanditse ari mu nzu y'imbohe, ari aho bita i Roma, yari afunzwe. Noneho mbibutse iyi yari gereza ya kabiri yari afunzwe. Bibiliya itubwira akarengane kabaye, barimo baratotezwa. Akarengane katangiye ahagana muri 33, batangira kurengana, batangira kwicwa, batangira gutotezwa. Cyokora dushima Imana, duhereza Imana icyubahiro ko Imana igenda icyagasuzuguro ka Satani. Muri Imana ijya ibasha kwigwatiriza akarengane bahuye n'akagana muri 33 nyuma ya Yesu amaze kuzamurwa. Bibiliya itubwira ko akarengane bakomeje kurengana, hari igihe cyageze akajyamo icyo bita tamoro. Yesu asifiwe. Imana ikoresha umwami witwaga Constantine, arangije ngo arabatizwa ahagana mu mwaka wa 312 gutyo. Ubwo nibwo haciyemo agahe ngo umwami Constantine ngarota inzozi, abona ngo ngatsinda intambara kubw'umusaraba. Asinze intambara kubw'umusaraba, ngo hanyuma atangira gushyiriramo agahenge babandi basengaga. Yemera kubatizwa, ubwo nibwo intumwa n'abigishwa
batangiye kubona agahenge. Aha rero hari umwami w'abami witwaga Nero. Uyu Nero rero yakomeje gukora ibikorwa, uyu yari umwami w'abami, yakomeje gukora ibikorwa byo gukomeza kurenganya abavuga umwami Yesu. Kubera iki? Bavugaga ko ari umwami w'abami kandi hari umwami w'abami witwa Nero. Paulo rero aza gufungwa mu gice cya mbere, buriya butumwa yanditse, urwandiko rwa mbere yanditse ahagana muri za 64, arimo arandika buriya butumwa yandikira Timoteyo, yari arimo aragaragaza ibyabaye. Paulo yari gereza nyinshi arimo arafungwa kandi azira Imana. Nta kindi cyaha yakoraga, bamushinjaga kuvugira Yesu, bamushinjaga kuvugira umwami. Hanyuma urwandiko rwa kabiri rero yarwanditse nanone ari muri gereza yarafunzwe. Kubera iki? Guhamya umwami Yesu. Bibiliya, haleluya, ndafashijwe Morodekayi. Bibiliya imbwira ko urwandiko yarwanditse ahagana muri za 68. Muri za 68 ubwo nibwo yari ari muri gereza, Babuloni itarasenyuka, cyangwa se rwa rusengero rutarasenyuka. Ni ukuvuga ngo rwa rusengero rwasenyutse ahagana muri za 70. Noneho Paulo yandika urwandiko yandikira Timoteyo, arimo aramubwira ngo niwe wabanye nanjye. Uyu nguyu yavugaga ninde? Yavugaga abantu babiri. Haleluya. Yavugaga umuntu wa mbere, yavugaga nubwo yamutaye akagenda akagira agacogora, hari abantu bazabana nawe babona ikigeragezo kigutinzeho bakakurekura. Ariko hari abandi bazabana nawe babona ikigeragezo kigutinzeho bakakugumaho. Haleluya, Imana ishimwe. Yavugaga umuntu witwa Mariko. Mariko muramuzi, wanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu Mariko yabanye na Paulo ndetse barajyana no kuvuga ubutumwa. Mbibutse Mariko uyu nguyu yaratuye Yerusalemu. Ku bantu bazi amateka ya Bibiliya, uyu nguyu ni na wa wundi ni wa wundi wari ufite mushiki we. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 6. Handi Petero avuye mu nzu y'imbahe yahungiye akajya gusenga, yari afite mushiki we w'umunyamasengesho Yerusalemu, bajyaga bakihugika bagasenga. Uyu Mariko rero niwe barimo baravuga. Yataye Paulo aragenda arahunga mu rugendo rwa mbere batangira kuvuga ubutumwa. Noneho undi wa kabiri yavugaga ni uwitwa Luka. Uyu Luka yakomeje kubana na Paulo. Haleluya. Uyu niwe bagiye kumushaka muri Efeso. Ngarangije buriya hari abantu bazakubura kuri telefone bagaperereza amakuru yawe bakamenya aho wagiye. Hari n'abandi bazakubura kuri telefone bakica inyicyara bitewe nuko batari inshuti z'umumaro. Ndashima Imana yuko igiye kuduhereza umuntu w'umumaro. Haleluya, Imana ishimwe. Bibiri irambwira ngo uyu witwa Luka muramuzi. Luka uyu nawe yanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu nguyu Luka niwe wanditse n'igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kubera yuko Luka yabanye na Paulo, kandi Paulo akaba ari umwe mu babanye n'intumwa, kandi muri babandi bagize n'uruhare rwo kurenganya intumwa. Murabyibuka ko Paulo mu gice cya 7 cy'Ibyakozwe n'Intumwa ari nawe wari uhagarariye ibitero byagiye kwica umudiyakoni witwa Stefano, ngo bamwicisha amabuye amuhagarariye. Mbibutse Paulo uyu nguyu niwe witwa Sawuli. Sawuli uyu nguyu niwe witwa Paulo. Ntabwo Imana yahinduye Sawuli ngo imwite Paulo, n'ubundi yari afite amazina abiri. Reka mbibasobanure neza. Paulo uyu nguyu yigiye i Yerusalemu, yari afite ubwenegihugu bubiri. Yari afite ubwenegihugu bw'Uburoma, yari afite n'ubwenegihugu bw'iki bw'Yerusalemu, kubera yuko yigiye amategeko hariya i Yerusalemu. Noneho rero kwitwa amazina abiri yari abyemerewe kuko yari afite ubwenegihugu bungahe? Bubiri. Iyo ufite irangamuntu y'u Rwanda ukajya mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa cyangwa muri Amerika, ugeraho imyaka yarangira yarangamuntu kandi ubukifite, ntabwo ujyayo ngo bakwange irangamuntu, ugira ugahabwa ubwenegihugu bwahuri bitewe n'igihe uhamaze. Rero Luka uyu nguyu rero yabanye na Paulo mu rugendo rwe rwo gufungwa, hanyuma rukagira ishyaka ryo kubana na Paulo, akajya amusura. Mbibutse Luka uyu nguyu yari umuganga. Nta mudogiteri ubura amafaranga, wanasifiwe. Yari umuganga w'umwuga, yari umuganga w'umwuga. Tugiye gusenga, intego nyamukuru iravuga ngo Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro. Haleluya. Paulo Imana imuhereza abantu babiri bamukurikirana, umwe aracogora undi amugumaho.
hanyuma noneho uyu nguyu witwa Luka ajya kumwishakira muri Efeso, amenya ahantu aherereye. Kandi buryo iri mu bibazo, inshuti yawe ifite amafaranga we ntayo ifite, inshuti uzayimenya yuko uhuye n'ikibazo ukayitakira ikagikemura. Inshuti uzayimenya yuko uhuye n'ibyago ikagutabara. Inshuti uzayibwirwa nuko ushonje ikakugaburira. Inshuti uzayibwirwa nuko wambaye ubusa ikakwambika. Inshuti uzayibwirwa nuko wahuye n'ikibazo cy'inzu ukayishyura. Iyo niyo nshuti y'umumaro mu izina rya Yesu. Ya yindi uzajya kudepoza ntigire ishyari, ahubwo ikakurangira hari akazi. Imana iguhuza n'inshuti y'umumaro. Nyandikira ijambo mbwira ngo Imana impuze n'inshuti y'umumaro. Niba uyifite, sengera kuko ishobora kukurekura. Niba utabifite, senga kuko Imana igiye kuguha inshuti y'umumaro. Nyandikira message kuri WhatsApp 078 33 54 88 3 078 33 54 88 3. Ushobora gutera inkunga cy'ikigisho cy'umunsi, ushobora kuzana ibitekerezo, Imana yaguha umugisha. Gutera inkunga tukabona uburyo tukomeza kwagura ijambo ry'Imana, tugakora amagambo arambuye ndetse anagaragara arimo amashusho, nabyo byagira gute, byatuzanira ibyishimo, tugahimbaza Imana. Kadusenge. Uwiteka muremyi w'isi n'ijuru, Paulo yabonye umuntu w'umumaro, kandi natwe dukeneye umuntu w'umumaro. Duhereza umuntu w'umumaro mu gihe turimo, kandi umuntu utazaturekura. Mu izina rya Yesu Kristo atubera umuntu w'umumaro, kandi akoresha abantu, kuko iyo ari muri twe akoresha abantu bakazana iby'umubiri, kugira ngo uyu munsi none uduhuze n'umuntu w'umumaro. Ndasengera umuntu wese wumvishirije ijambo, umuhuze n'umuntu w'umumaro uhereye nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.